Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza. Niba kandi ibintu byagenze ukundi, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko utagomba gucika intege, ahubwo ufata icyo gihe ukigiremo amasomo, ugerageze urwane wishakemo ibisubizo, burya kugira ngo ejo bigende neza uruhare runini ni urwawe. Uyu munsi biranga, ariko ejo haba hari icyizere cy'uko bizakunda. Ntucike intege rero, kuko nucika intege haraba ari igihombo gikomeye. Hanyuma nanone wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko wamaze gukora subscribe. Niba utarayikora bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri make bikorwa gute. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandeho. Uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Ntabwo ntacyo bigusaba, nta kiguzi bigusaba, ni ubuntu. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Hanyuma nk'uko bamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku mudamu nanone. Tugiye kureba ibintu, kuganirira hamwe ku bintu biranga umudamu mwiza. Bamwe muri twe tuzi ko umugore mwiza ari uwambara neza, ufite amafaranga se, cyangwa se wubashywe n'abandi bantu benshi. Abemera Imana bo bite? Bareba umugore mwiza bagendeye kuki? Akenshi na kenshi, cyangwa se abemera Imana bo bareba umugore mwiza bagendeye ku ijambo ry'Imana, bakurikije ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka rero uyu munsi duhere ku magambo ari mu Migani igice cya 31 umurongo wa 26, aho dusanga ishusho nziza y'umugore ushimwa n'Imana. Aho ngaho dusoma amagambo agira ati, ibyo avuga biba birimo ubwenge, kandi amagambo ye aba arimo ubugwaneza. Icya mbere rero twavuga dukurikije ibyo dusomye, aho turabona ko icya mbere kiranga umugore mwiza ari ubwenge ndetse n'ubwitonzi. Ubwenge butari ubwo mu mashuri gusa, n'ubwo nabwo bukenewe, ahubwo aha turi kwibanda ku bwenge buva ku Mana. Avuga ibintu bifasha abandi kandi akirinda amagambo arimo umujinya. Icya kabiri kiranga umugore mwiza ni ugukunda no kubaha umugabo we. Muri Tito igice cya 2 umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5, ku bakunda gusoma ijambo ry'Imana, aho ngaho Imana isaba abakecuru kwigisha abagore bakiri bato. Bakabigisha iki? Bakabigisha gukunda abagabo babo no gukunda abana babo, ndetse bakabigisha kugira isuku no gutungana, cyangwa se kugira ingeso nziza, hamwe no kwicisha bugufi. Ibyo byose bakabikorera cyangwa se bakabikora bagamije kubaha cyangwa se guhesha agaciro abagabo babo. Umugore mwiza rero arangwa no gukunda umugabo we, akamwubaha kandi akamushyigikira, yewe n'iyo haba hari ibitagenda neza. Icya gatatu kiranga umugore mwiza ni kuba indashyikirwa mu kwita ku rugo rwe, ku muryango we. Umugore mwiza ni umunyamurava, ashyira imbaraga mu gufasha urugo rwe, kandi akihatira kuba intangarugero cyane cyane ku bana be. Icya kane kiranga umugore mwiza ni ukugira umutima w'impuhwe ndetse n'urukundo. Yita ku bandi akabagirira impuhwe. Iyo hari umugannye umusanze akeneye ubufasha, mu gihe abishoboye ntabwo amwirengagiza, aramufasha, kugira ngo rero nabo babashe kugerwaho
n'imibereho myiza. So mu yandi magambo ntago umudamu mwiza yizirikana yiyitaho ku bwe n'umuryango we gusa, ahubwo atekereza no ku bandi muri sosiyete, yaba abaturanyi be n'abandi n'abandi. Iyo umugore afite umutima w'impuhwe, akenshi aba ari umubyeyi ndetse n'inshuti ku bantu benshi. Usanga muri karitsiye abantu benshi baba bamuziho icyo kintu, umuntu akaba aturanye nawe ariko akaba azi ko nagira ikibazo arabona umuntu hafi aho ngaho uramufasha mu gihe akeneye ubufasha bwihutirwa. So kuba umudamu nk'uwo rero ndumva nta muntu utabyishimira, ukaba umudamu abantu bose bisangaho. Ngiyo rero imico y'ingenzi iranga umugore mwiza. Imiryango ikomeye ubona akenshi usanga yubatswe n'abagore bafite iyo mico. Hari igihe umuntu yicara ati yo kanaka afite urugo rwiza, kwa kanaka icyama tukaba nkabo. Akenshi abadamu bo muri izo ngo baba barangwa n'imico tumaze kuvuga haruguru. Igihugu nacyo iyo gifite imiryango myinshi ikomeye, ni ukuvuga itarimo imyiryane, nacyo gitera imbere. So ni mucyo rero tube abagore baharanira kubaha Imana, twubahe abagabo bacu kandi tubashyigikire, bityo tubashe gutera imbere, twubake imiryango myiza. Imiryango myiza nayo yubake igihugu cyiza. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Twizere ko wowe wadukurikiye kuva tugitangira kugeza tugisoreje, twizere yuko hari amasomo menshi meza wakuyemo. Niba hari rero, turagushishikariza ko utakwihererana iki kiganiro, ahubwo gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse she, uyakandeho, noneho araguha uburyo bwo kugisangiza n'abo wifuza kugisangira nabo. Ikindi natwe ubitwereke, ukande kuri like, uduhe comment zanyu nazo zihawe ikaze, zituma tubasha kunonosora aho bitagenda neza. Nanone niba zishima zikadutera inkunga, ntiducogore gukora ibiganiro nk'ibi ngibi. Mwakoze cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu, muhahe muronke naho utaha. Bye.